Amakiri. Wino kare. Nasherari. That's gato. Sorry. Rashe. Kale bari. Hagara hano kare. Muratugirira. Kanzanari. Sorry, Kanz. Tuzaririmba mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kunywa mureke imikono mwimane muno mu nzu harasigaramo abantu bake cyane tuvuge ni umuryango wa muzehe wa bugufi abandi turaba dusohotse kugira ngo tubone uko abantu baza gusezera ukomeze turirimbe musohoke muze musohoke rwose musohoke abapasiteri musohoke yego mubasohoke musohoke
ituzongera kubabara tuzashira agahinda kose aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza 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 mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza tugikora n'umwete tutabara ubuvuba iminsi itarashira irashira irashira dore iminsi irashira tutabara ubu twese twe kugererwa dutyo none imbuto nziza mu mitima y'abantu hanagura n'amarira y'abanyamibabaro rengera abapfakazi kandi udutabaguye uhumure n'impumyi n'ibisebe bivuge irashira irashira dore iminsi irashira dutabaru twese twe gukererwa dutyo ibyo uzabishobora ute ntibizakunanira niba ufite umwuka wera n'urukundo rw'Imana ibiduhitimanye tubishatse by'ukuri tuyisenga n'umwete dukora iby'imbabazi irashira irashira dore iminsi irashira dutabara ubu twese twe gukererwa dutyo icyo umwami Yesu ashaka ni ukugendana natwe ngo ikiriza barushe bamuteye umugongo kandi yaravuze ati uzanizera wese azabwira imisozi ngo nitamwe mu nyanja. murakoze tugiye mu mwanya wacu kugira ngo dusezere umubiri w'umubyeyi wacu
reka dusabe n'ubundi Pastor Bosco asenga Imana, narangiza gusenga Imana mbere yuko dusezera Pastor Tabaro arasoma ijambo rigufi, niturangiza dukomeze n'umuhango wo gusezera. Mana data ishobora byose, ndagushimye ko uri umubyeyi, gushimiye minsi washimye yose ko Pastor Isaka agukorera, kandi ukaba wongeye gushima yuko umwisubiza. Yaragukoreye n'igihe kigeze rero yuko aruhuka. Mu izina rya Yesu turagushimiye, kandi tugushimiye yuko wamucyuye ataruhijwe n'umubiri ngo agaragurike yumve ko yihebye. Turagushimiye kubw'ibyo rero, kuko twese mu isi tuyirimo, ariko igihe kigeze natwe tuzagenda. Nuko rero tugushimiye ineza yawe Mwami, komeza kwihanganisha umuryango asize, komeza kwihanganisha itorero, kandi kubako kwawe kwiza kubane nabo. Urinda abana, kuko ni wowe se w'imfubyi, ukaba umugabo w'abapfakazi. Wigaragarize ahatari uzajya uhaba nk'Imana kandi nk'umubyeyi. Turagushimye rero Nyiringabo, komeza kudufasha, fasha umuryango wose, fasha itorero, rigirire neza, kandi n'umugaragu wagiye kuvuga ijambo ryawe reka avuge nk'ubwirijwe nawe, bwawe Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Ntabwo dutinda, abona ko tuba turi amabwiriza ari kudustresa kandi ni ngombwa, cyane cyane ko uyu musaza afite abantu benshi cyane bamuzi, ndetse nuko ari muri iki gihe kibi. Baze tuvuga muri iyi minsi duteranye tuvuga ngo yaza kuba mu gihe gisanzwe, ngira ngo nirusorora abantu ntabwo bari kuzabona aho bahagarara cyangwa bashyira amamodoka yabo. Ni umuntu uzwi, ari uguhera i Kongo, hariya Rusizi, hano i Kigali hamaze imyaka irenga 20. Ni ukuvuga ngo yari amaze arazwi cyane, ariko si ukubera imyaka amaze, ni ukubera ibikorwa bye nibyo bimuranga. Ariko reka dusome ijambo tujye imbere muri uyu muhango wose kuva ubu ngubu kugeza tuza gusoza. Ni ijambo ryanditswe mu Byahishuwe Yohana igice cya 14 n'umurongo wa 13. Haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Musaza wacu, ntekereza ko iri jambo rwose yaryinjiyemo, kandi imirimo ye iramuherekeje pe. Imirimo ye irivugira, turaza kuyivuga mu kanya, ariko umurimo we wa mbere tuzi ni ivugabutumwa no gusenga. Ibyo bintu nibyo byamurangaga. Wamusuraga ugasanga yicaranye na Bibiliya muri salo ye. Yewe n'ejo bundi impanuka imubaho, yaramaze iminsi 3 mu masengesho, ariko ngo yasanzwemo, yarangizaga akaruhuka akajya mu 2, yarangiza akajya mu 3, gutyo. N'uwo munsi twamaze kumenya ko mu gitondo yabyukije umuryango saa 11 za mu gitondo, wasasari umuce barasenga. Nibyo byari ibiryo bye, niwo murimo we w'ibanze. Ni ukuvuga ngo si we wenyine, natwe twese iyo tugeze ahantu nk'aha dushyira imitima yacu impembera, buri wese agatekereza uko ari, agatekereza ibyo arimo, ibyo akora, uko ateye, uko asenga Imana, uko ayubaha n'ibindi nk'ibyo. Ntabwo rero tuba turi hano gusa kugira ngo tuze guherekeza, ariko bigira n'icyo bidufashaho kandi bidusigira. Sindi butinde rero, kuko turaza kugira umwanya wo mu rusengero wo kubwirizwa ijambo ry'Imana. Ariko mumenye ikintu kimwe, hari impanda igiye kuvuga, kandi ntekereza ko atari na kera. Uretse ko abantu bavuga ngo duhora tuvuga ngo si kera,
kandi ntituzi umunsi n'igihe, ariko nivuga abantu bose bujuje ibivugwa muri iri jambo, bose ibituro byabo bizakinguka ngo umwami abajyane mu kirere aho bazabana na Kristo igihe cy'imyaka 7. Bizakomeza kugeza ubwo tuzageza nicyo bita millennium, ingoma y'imyaka 1000, aho abantu bazaba kuri iyi si twebwe abera turi abami n'abatambyi turi kumwe na Kristo umwami wacu. Ariko abatamwumvira, abatujuje ibivuga muri iri jambo, abo bazaba bafite ibibazo, ariko twebwe abera ni ukuri tuzataha iwacu. Haleluya, amen. Ndagira ngo akomeze gahunda, hanyuma mu kanya batubwira ibigiye gukurikiraho. Kandi namaze kumenya ko hano hanze hari abantu benshi cyane. Icyo tugiye gukora nitubasaba ngo twihute, mwihute rwose, mutubabarire. Ikintu tubasaba cyose mu gikora, cyane cyane kwihutisha umuhango kugira ngo tuve n'ahangaha. Kandi Imana ibafashe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Yego, arakoze. Reka dusabe umushumba Karuranga asengere ijambo tumaze kumva kugira ngo tuze gukomeza n'ubundi umuhango wacu neza. Narasenga ariko muzehe yarampamagaye ku cyumweru kwicara aha mu nzu tuganira ibintu byinshi. Ko yampamagaye ati ndagushaka byihutirwa, turaganira nta gushidikanya. Rero dushingiye ku kiganiro twagiranye, ibintu byose byaratunganye bigenda neza. Ndi kumwe n'umushumba Semunyana. Gutaha kwa muzehe rero umva ari umugisha, kuko ubwo maze kuhava nibwo ku mugoroba bambwiye ngo agize impanuka, ayigira ntari hafi. Ariko muzehe, yewe ndi umugabo wo guhamya ko nta jambo na rimwe arangizanyije ribi, ko twaraganiriye. Mama we ntiyari ahari, abana bari bahari, turicara aha dukora ibintu bitangaje. Noneho natashye ndibaza nti muzehe kucyambwiye biriya bintu. Twaraganiriye kugeza ubwo yahariye n'abantu bamuri mwe amadeni, akajya avuga ati nk'akana kandamuhari. Hari abantu yagiye anyibwirira bageze muri 3, nzababwira mukecuru. Kandi si ubwa mbere abikora, tukibana no ku rusengero yigeze guharira abantu. Reka nsenga. Mana isumba byose, iki gihe ntabwo cyoroshye kuri twe kuko tubuze intwari. Nubwo yagaragaraga nk'ukuze, ariko wari uhagaze muri we kuko wakemuriraga ibibazo muri we. Aragiye, ariko ntidushidikanya ko agiye. Fasha umuryango, udufashe twese, kandi umwuka wera akomeza ataguhana. Icyubahiro kibi cyawe, iyi gahunda yose turayisengeye uvitangiye kugeza ishoje. Umwuka wera aba umuyobozi. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Arakoze. Kandi ibyo bamaze kutubwira nibyo. Na madamu abari hano ni mugoroba tumusezera bwa nyuma. Ubwo buhamya yabutanze ko ntacyo muzehe atakoze, kandi icyo yagombaga gukora yagikoze neza, kandi babanye neza. N'inshingano bari barasezeranye nawe kuva batangira umunsi batangira kubana yarazujuje. Ari muzehe, ari n'umudamu we barazuzuje neza kandi batandukanye neza. Imana ibishimirwe. Tugiye rero gusezera kubera amasaha yacu, harajya hinjira abantu bakeya baze basezere basohoka, ariko banagenda ntabwo turi buze kugira pastor bari gukumva imivugire hanze, nibyo bituma abantu bose bakunda. Ndimo ndavuga ngo tugiye gusezera umubiri w'umubyeyi wacu, harajya hinjira abantu bakeya basezere,
ariko basezera bahita banagenda, ntabwo ari ugusezera ngo bongere bakomeze bahagarara aha ngaha. Twirinda icyo dusabwa n'ubuyobozi bwite bwa leta, tubizirikane. Reka duhere noneho ku bantu bari aha ngaha aribo binjira basezere bahita bagenda, nta bandi bantu bari buze guhagarara hariya. Mwebwe mukomeze ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, ayurya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirize mu ijuru rye. Ubwo azaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko zumva izina ryanjye nkitaba. Yesu munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Ubwo azaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, kwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mu isi ajyamba ninyirangiza, aza mpamagara ngeze mu ijuru. Ubwo azaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ubwo azaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Ubwo azaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ubwo azaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uri wa munsi tuzazukaho, Yesu azaduha imibiri mishya, birakurira no kuboroga, ntabwo bizaba bikiriho. Birakurira no kuboroga,
ubugingo n'uyu mubiri ntabwo byabura gutandukana none mubiri sinzira urindira urya munsi mwiza none mubiri sinzira urindire urya munsi mwiza uyu mubiri waruhanyaga niwo turambitse mu butaka ubugingo bwonyine nibwo bwazamutse bujya mu ijuru ubugingo bwonyine bwazamutse bujya mu ijuru ubugingo n'uyu mubiri iherezo bizasohoka mwihutishe amasaha yagiye bihabwe ishusho ya Yesu mwihutishe ntibizatandukana uko bihabwe ishusho ya Yesu ntibizatandukana ukundi mbega umunezero mwinshi cyane uko mwizuka tuzishima pe niwimba zose zo mw'isi zizashira n'abapfuba niwimba zose zo mw'isi zizashira n'abapfuba baza ababyeyi we baza ababyeyi n'abana babo n'abavandimwe batandukanye n'abishwe n'urupfu baza wihute n'abishwe bazabanayo mu bwami bwawe bazaba batagitandukana ubw'umunezero bw'ubusazara bawe
abasigaye Sawa. Reka rero dusabe noneho abari mu nzu nabo basezere bwa nyuma ariko baze gusiga abo umuryango wa bugufi kugira ngo nabo basezere kandi banaho bafotorera agafoto kamwe. Reka dusabe n'ubundi Mushumba Gerard niba anagise yasohotse adusengere anzureke reka noneho dusabe Mushumba dusengere dusoza uyu mwanya wacu wo gusezera hano mu rugo. cyose kiremeye cyacu aho kuvuka akabaho n'urupfu. Bagushimira ijambo riri mu masezerano yawe kuko abakiranutsi badapfa basinzira bagategereza umuzuko w'abera. Ijambo ryawe riratubwira ngo urupfu rw'abakiranutsi rurarwishimira. Mu buryo bw'umubiri turababaye, turi mu gahinda, turi mu marira, ariko mu buryo bw'umwuka ijuru riranezerewe kuko umugeni atashye. Turagushimira ibi birori waduteguriye. Nta butumire bwabayeho, we wenyine uritumirira kuko umugeni asanze umukwe. Wowe byishimo byacu, tugushimiye umugaragu wawe uruhuye kandi utabaye muri iyi si. Ijambo ryawe niko ritubwira mu byahishuriwe Yohana. Umwe muri bakuru ngo aravuga ngo aba ni bande kandi bavuye isubizo ngo bavuye muri urya mubabaro, muri urya mwijima. Haleluya, turagushimiye wakoze ibyo ushima n'ibyo ushaka kuko ntawubasha gukoma mu nkokora z'umugambi wawe kandi nta n'ubwo ujya ugisha inama kuko ufite ubudahangarwa bw'Imana. Iyo uza kutubaza ntitwari kubyemera, ariko kuko wishubije umugaragu wawe ko yaje mu isi niko n'ubundi ayivuyemo. Komeza umuryango, komeza itorero, komeza abasigaye, kandi dusabira n'iherezo ryacu twese kugira ngo rizabe ryiza, tuzatabaruke kuko ifazi yawe. Imihango yose iri gukorwa n'igikomeje gukorwa, dukomeje gushyira mu maboko, dukomeze kwigirira umuteguro wawe kuko ari wabiteguye, si byateguwe n'umwana w'umuntu. Turagushimiye kuduha amahoro yawe kandi tugakomeza guhumurizwa nawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Abari hano batari buterure basezere basohoke. Nababwiye ngo batari hano bari buterure basohoke. Babawe ku musaraba aje kudukoranya be tubane umwami ageze ku irembo abawe ku musaraba aje kudukoranya be tubane ku irembo ibyo biri
agiye kutugabira kubaho kwiteka kwirembo kwirembo wari kwirembo nukwaraje Yesu araje kanageze kwirembo. Yego Yesu ageze kwirembo. Reka bafotore aka gafoto ka nyuma. Ni mwebwe dushaka ko bafotora ifoto ya nyuma. bose bari kumwe Muri kumwe. mwegeranye ese nk'abaza gutya mugateye kuri uriya mugore Muri muyibone gutya. nta kibazo Yes. Sawa. Ubwo birarangiye. Musohoke. Musohoke. Mwebwe musohoke harasigara umubyeyi n'aba bombi abandi ni mukomeze. Batujyanye. Abo bajyanye. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka agiye kutugabira ibyerekana kuza kwe birihuta agiye kutugabira kubaho kwiteka kwirembo kubari kwirembo nuko araje Yesu araje kanageze kwirembo ubari kwirembo nukwaraje Yesu araje kanageze kwirembo Ibi ni mu bikoterura turaterura gutya tugomba kwiga twaterura. Ntabwo yasohoka. Ni murekure mu ntuze. Ibyo murekure. Hagira batufasha hano. Dufashe hano kubera ko bari abanyarwanda. Hata ukabasi. Tugende.
ndaje musa Imodoka iri hehe?